ko mangu amagara n'ibiti nari ndimo ndatunga imyenda yahari ariko nari mpari sasa rero ngiye kwikoza hepfo mu Kinamba usigara ucunga hano urebe ukuntu ibintu bimeze cyane bazubakire neza uramenya utazana bimwe byawe humura rwose humura pe ndabikora neza nkuko se kamera se neza ziriho ntubibona ugerageza ibishoboka byose wihangane nta kibazo rwose reka ngereyo ubwo nawe ndahita ngaruka hanyuma ubundi amafaranga ari hano ari ibintu tuza kuyakoresha uyihorere hanyuma ibindi ndaza kubikubwira kabisa harya nakubwiye ko ndi mu nama imodoka nayoza da oya nta kibazo reka nyigezeyo sawa ibi biceri ibyo biceri shakamo akantu shakamo akantu ariko nikaguhungabanya umutwe ngo wice akazi wasinda da ushobora kunywa ugasinda ugahita ubona iduka urarifunze wisa witahira shaza ugasana ari kinzi ugerageze sawa bose bari biri duka ryose ubu ninge boss ahangaha nta muntu utabyumva muze mugure oya nta muntu ugiza kugura basakuza gutya ayo maduka nkaya ngaho usanga nta muntu ugihamagara abakiriya barizana abakiriya bari abana uhamagara madamu hamubwira akansanga hano di ariko bose yansanga ahangaha none nazanye umukobwa byagenda ariko nganye bitandukanye nziza zimwe zande karate original byabindi bajya ujya kugura inkweto ukabona bamwe bararuzinga gutya baruhina urahina high heel uyihinira iki wayiretse yonyine ukayambara gutya imeze irebe karebe urabona ukuntu kameze urabona ngo ntabwo ari u Rwanda ukweto murebera urundi nagavuga ikinyarwanda nagavuga ikinyarwanda nanjye ntabwo mvuga ikinyarwanda ngewe n'igifefeko ndakizi najya mvuga igifefeko muri karitsiye reba nk'aka ngaka hano ka modeli ni gashyashya niko kakizi 2021 dokoraho umva urwo rwumva izi ni za mpu zazindi ujya wumva ntabwo wapfa kurubona inaha iwacu koraho wumva yo kurya ibengerana yo kurya ishishagirana utayikunze wafata iyi ngiyi ni ndefu aravuze ngo iki avuze ngo ni nziza ariko ni ndende irazamuye cyane ni ndende nuko ko nizo nkweto nziza high heels ubundi ni nkweto ushobora kwambara wewana gutya ngiye yari umukobwa najyaga nzigurira kera areshya gutya mu gashiki kanje gato gafite nk'imyaka ine najya nkagura utuntu tuduhayize yamara kwambara gatareshya na urumva rero zo ari nkweto ariko yarahuje bodo turebe ufite n'inka kana gakweto keza kabasimu abantu nk'aba ngaba umuzungu ni umuzungu uyu nguyu mbona kara nyingine sio hii sitapenda ngo mzuri lakini hakuna aravuze ngo ibara ntabwo yari kunzi inkweto ni nziza ariko ngo wamurebera irindi bara hari irindi bara ririmo ryayo niko hari n'inkweto hano ngaha mfite none ninyimuzanira ntayemere uretse nkweto kanza muzanira inkweto none sibyo mudashima urebera kandi keza turabura yindebe sibyo mbwira niba iyi nkweto warigeze kuyibona hano mu mateka yawe izi nkweto nizituruka hanze nta nubwo mu Rwanda ushobora kuyibona nta n'irindi duka yani mu Rwanda ushobora kubona mino nkweto ziba ari imwe iza ari imwe mu ipaki izifunze mu iduzeni iza ari imwe nta n'ubwo bose wayibona rekera wikigora yavuze ko afite indi isa n'iyi ngiyi isa nk'iyi ngiyi afite indi imeze nk'iyi ngiyi ko iyaye tuyifite yayikuye hehe iyaye irahari nayo hariya nebye ariko nayo ni nziza iyo nguye ejo bundi rega duherutse Mombasa muri Kenya hariyo ashobora kuba yarayiguze ubwaheruka hanze rero reka mbabwize ukuri n'abakiriya tutaranagura na pe bino bintu bisanzwe bibaho umuntu akabona ahangaha araje yibohanga umunsi wose arimo aravuga agira ati nta sinzi mama nasema unazungumuza na hizi nkweto za dunia
unaza hano muna boutique unareba nkweto zose unashima unaendelea utanashimya na nimwe sasa unajua boss anaza anga asanga na sasa twebe dufite amafaranga inkweto ntago arizo twaje kugura zonyine watwereka n'ibindi bintu ngibyo nibyo byari sawa rero reka nkwereke muri imyenda aho ngaho watwereka n'imyenda ntago Nilikuwa hapa kushop, nilikuwa na boyfriend yangu. Okay. Sawa, nakuja saa hii. Sawa. Sasa mama ananitaka. Anakushaka? Nataka saa hii, nataka tuende tutabuni. Bo. Tugende nayo. Uzaga. Aldo chef. Sasa wewe urabona turi kwihuta, sheri wanje afite ikibazo cyihutirwa agiye gukemura, tuzagaruka turacyafite umwanya na nta kibazo. Buretse gato. Mugabo. Ai. Tunakuja. Hapa problem. Unakuja. Saa hii tunatoka. Toka wewe. Baswahili ndabajua mnasana Kiswahili mnashaka. Mu Kinyarwanda barivuga neza ngo urashaka kunswayika wowe. Urapimye hako. Twe ntago dushaka kuguswayika, sheri wanje agize ikibazo cyihutirwa, ntago ubanya ko bamuhamagaye. Ariko ukeka yuko mwabonaga niko bari mukagira ngo kuri kamera ntisima arimo ndabareba. Uzi imyenda hariya. Harimo na kamera. Uzi imyenda hariya mujagajaza hariya muzengurutse mugize mute mwahereye ku nkweto mujya ku myenda mugira gute mujya mu makanzu mujya murazenguka nose. Kwanza ikintu cya mbere. Zana yo telefone. Burya aya mafoto yose yasi. Niba uzi ko utari bugure bino biryo mugomba. Oya nta kuntu wadusubira amafoto twebwe turagura. Uragura ute uwifotoje amafoto. Tuzagaruka abanyamagambo. Mama. Ndio na password. Nataka nini? Nataka ku recherche ya kamera. Sasa mimi nachelewa, nataka kuenda. Buretse gatoya. Nanahamagara boss anga ntabwo mwagenda ntabwo. Muraze mu bintu byose ariko muze mbere uziko mujanga muraza kujya mu myenda murayishakashaka ikote rimwarikozeho ikote rimwarifashanga arifashe none iyi panoma izi panoma mwazigeze mu twari kubigura dufite amafaranga wewe buretse gatoya ibintu byose mwagiye mukora aho nagiye njyanika hanga urumva ndabibabwira byose ku murongo byagiye bigenda mutabigura biragenda dufite amafaranga turagura ariko turihuta turagaruka amagambo wa musore mbaze kugira mama naga kuvuga ngo ni ibintu byinshi cyangwa iki mwakoze kuri zino nkweto izi za rouge bordeaux mwazifasheho mwanazifotozanyije wenda ibyo mwafasheho ntabwo ndi bubyiteho ariko ibintu byose mwifotozanyije umuntu yifotoza ku kintu agiye gutwara turishyura amafaranga yo kwifotoza se umva amaze nkubwire papa wanjye ukuntu ibintu bimeze ahangaha imyenda yose mwagiye mukora hariya nagiye nyibona ahangaha manza umbwire neza ntabwo ukoze kuri ikote ntibarikozeho twarikozeho iyi panama mwayifasheho twayifashe izi nkweto sasa anasema nini? Nataka kwenda, mama anataka. uri kudutinza boss uri kudutinza urumva sheri wa uretse manze nkubwire twayifashe none se ukeka kangange mba naje ahangaha ntaje gutinda ahangaha njye ntabwo mba naje uretse manze nkubwire yewe nabishyize ahangaha kuri list ibintu byose mwagiye mufataho urumva mukoraho noneho ibyo mwareba nk'ubu ngubu ibi ngibi uri kubona bigiye bikubyeho kabiri ibi ngibi ubona bigiye bikubyeho kabiri nibyo mwakozeho munifotozanyaho murangije munabisubiza mu mwanya utarugiye cyane Sasa anasema Kinyarwanda nasisikia anasema nini? urumva ko sheri wanjye uri kumutinza mama narabeshya arimo aravuga ngo ntabwo mvuga Kinyarwanda urakeka ko nanjye naba nabyumva mama nasema Kiswahili na sijui unaona mafashe na mwenda ya duka ya boss mnaipatia mnakorao mnafotozanya na yangu
mnaipata mnaichanginga na style za sasa unataka pesa ama unataka ndashaka yuko imyenda yose mwakozeho nyine mu gikuru ariko se urona uri umuzungu uri umunyafrika ni uri mu kisini nabi ni umwana umuntu wo bani wimubwira ikinyarwanda cyinshi dore yumva igiswahili mva mubwirira musobanura ibyo ngibyo ni byawe ariko reka mubwize ukuri urona ngiye mba maze igihe kingana gutya ntarimo ndabona umukiriya umuntu uza utavuga ikinyarwanda yarangiza yaza kuvuga ikinyarwanda akagenda atari nabuze none bwo azagaruka agomba kugura imyenda reka manze iri kote yarikozeho uretse mbere imano mama sijui humura uretse mbere iri kote yimfashanga mama kira mbimfasha ntabwo ari ukuntu nkora ngiye mu business ko naje gucuruza nagize uretse ikote iyo ntibamaze kugifotorezaho mu kanya sinakubonye ntiwagifotorejeho mwe mubwire ko ari gifotorejeho anasema wipata picture ufata inuza ubwo se ndabibwirwa n'iki noneho niba utagiye kugenda ukabicuruza uziko ari umuntu ushobora kuzanga afite irindi duka ry'imyenda ari umukombe akaza yangiza akifotoreza kuri ino myenda yangiza agahita agenda agashyira kuri status yo kavuga ko ino myenda yifite ugomba kuba uyifite rero ukaba uyigize ya nkweto ntabwo hari iyi ngiyi ya nkweto yavuze ko afite iyayo ndaje nyakuzanire nayo muhite muzishyura ngaho ya nkweto yayirihehera ariko iri hariya ubwo bino bigomba kubigura ntirengagije yuko uretse gatoya winjijisha hanga kuri list ndabifite ibintu byose mwagiye mukora mugura iki ikindi mwagiye hari n'akabruza hanga mwigeze gufata akangaka nako mugeze gukora muri ako kabruza mbona wagira ngo nta gahunda mufite yo kugura bimeze kangaka kanze kuva hakira fata kangaka n'ubundi byose ni bimwe ntibyari byegeranye hanga mutwari ibyo twari ni sasa mbona ananipatia nguo mama umva kubwira ukuntu ibintu bimeze ahangaha mugomba kugura rwose pe nuko nko bimeze tuzagura nitugaruka nibyari kuvuga kwambara mukandwa naho none reka basi tunabikure mu bintu byene byo kuyenza byo kugira ute mfasha pe urumva mfasha rwose ugure rwose kuko boss urabona nk'ubu aba yansiza ahangaha na umva umbwire mama uburyo bimeze boss aba yansiza ahangaha mu kazi nago mbanzi ryari butayi nta nubwo mbanzi amafaranga ngomba kumenya amemba uko nacuruza rero iyo muje nkangaha mukaza mukareba ibintu byose ntimugure munagize mute kandi ndafite na sanuza ndanakugira go ibi byose nabyo na amafaranga gutera kano kana hangaha abarandi mafaranga ari marabara umuri buriya urona ko ugibona ko muri nuzajyarimo amatara aya matara agenda muri kayo makote kugira ngo agaragare neza n'umuriro bavyasabye niki niyo mpamvu mubwira ngo rero mugomba kugura pe oya tuzagura nitugaruka reka mbafunyikire tuzagura nitugaruka mama nago nagukundira kuburetse nkwereke reka mbafunyikira ahubwo kugira ngo bose atanaza gasanga binamize gutya bikira hangaha ariko mwishyure ko oya ntabwo kuyishyura kose mama nitaka mugomba kuyishyura ntabwo byakora taarifa yetu ende kabacuruzi urabayobewe hapana baby nataka kwenda mwache tu hakuna shida aho gira vuba reka mbafunyikire mane ariko bitugurishe ku gato pe 83 n'igikapu kiri nishyura nzazwe kode n'iriye sho wayishyizemo yose curoze ndabazi sha baryogo bena handabazi ntago mwagenda mutishyura ntago mujye mugenda mutaguze mutajya iyi nkweto se niyo mu nyongeje se mama wamusobanuriye none se urabona umugore wawe niba ari n'umugore wawe niba ari n'iki cyawe na mushiki wawe azambara bino bintu byose birimo ahangaha wowe ukambara iki niyo mpamvu mbabwira ngo ndabanza nkakurebera hari icyo bita complete urban migration of upper electromagnetivity of -5 without calculations of assumption and magnetification and no circumstances of assumption hashaga abanyicyo giswahili cyawe kiri buryo bw'abacuruzi ndabaza maze mbwira ukuntu bimeze uvuga iyi nkweto nayirebye ngiye hakiri kare nyireba nsanga isa nk'iyi ngiranga ku mupira wawe nyirebye ndeba iyi ngiyi wambaye mbona amafaranga ihagaze nta nubwo yagura iki kimwe cya gatatu cy'iyingi iyi ngiyi wambaye nta nubwo yagura raseze iyi ngiyi niyo mpamvu navuze nti bite nuko ari umuzungu niba ari n'ibiki byose navuga nti niba yemeye kugura bino bintu reka no munigabanye nawe mukorere makajeste mushyiriremo akantu nawe agende nawe yivane niyo mpamvu mubwira ngo bize mama shyiramo nuza ushyiremo kose bawitonze ariko ugabanya amagambo menshi cyane wowe nabibonye uyu muhere murimo murapanga uri muramujugaza muragira ute rero niyo mpamvu afite umufungo ariko ceceka aho ngaho twanavugana mani nkazana kuhana akantu nyuma mama boyfriend wawe anasema
uri mwiza. Asante. Uri mwiza cyane. Sawa. Shyiramo code. Tutalipa hapa. Ko password. Okay. Password. Okay. Yeah, appreciate. Ubona se? Umepata? Okay. Sawa. Akazi keza mama. Asante. Muza mubeshya mugira muteka. Twaje gucuruza twe ntago tuba twaje gukina hanga urumva. Yes. Ora. Ngo boss. Kumbonye abakiriya basohotse bitonganya. Abaye bakiriya. Barabasohotse none. Uyu nguyu uno uvuga igiswahili. Simbizi navuga igiswahili umukobwa na umuhungu basohotse n'abari umugore n'umugabo simbizi. Tonganyije boss tonganyije. Bayanuze ryakoze ry'umuhondo ryari hariya na yapantaro twadukote turi kumwe n'umukara tuguhayize. Baguze na Jordan yari rahanga. Y'abantu baguze se bagasohoka ubona batishimye. Igikuru suko bagura. No kwakira abantu na yombi. Kwakira abantu bakugana. Ntabwo nanjye nabibahaye n'akabuga kamwe. Uzi ko service ndi gutanga nziza hanga. Uzi ko umukiriya za aje kureba gusa. Niyo yasohoka ataguze ariko uburyo wamwakiriye ubutakazaga ukubaka ibintu birambye ariko yango umuntu aza kugura uyu munsi ejo nazagaruke yapfuma ko uyu munsi atakugurira ariko kuko wamwakiriye neza ejo akazagaruka kazara none nta kibazo ariko baguze ariko yo customer care uburyo wakira mu muntu nibwo bituma business ikora ntabwo igikora ruko ahubwo igikuru n'uburyo ese yadufashe gute courage asante rero ukuntu uzajya ugakosora ubone ni byo kabisa